ni kuri uyu wa gatanu tariki 13 Kanama umwaka w'2021 mu masaha ya mu gitondo abanyamakuru b'Umujyojyo Info twerekeje mu ntara y'Amajyaruguru akarere ka Rulindo ahitwa kuri Nyirangarama ahazwi nko kwa Sina Gerard hari entreprise urwibutso. Tugiye kubashakira inkuru rero nkuko mu bimenyereye tugenda tubagezaho amakuru agiye atandukanye, amakuru ajyanye n'ubuhinzi n'ubworozi. Tubibutsa ko Umujyojyo ari societe y'ubuhinzi bworozi bugamije kubungabunga ibidukikije. Iyo utarakora subscribe ukore subscribe ku channel yacu y'Umujyojyo Info kugira ngo ujye ubasha kumenya amakuru agiye atandukanye mu buhinzi. Ahangaha rero tugiye mu ntara y'Amajyaruguru turabasha kuganira n'abantu bagiye batandukanye hano kuri Nyirangarama, ndetse turabamenyera n'ibintu bigiye bitandukanye aho mutabasha kwigerera. Twe turabagerera nk'Umujyojyo Info itsinda ry'abanyamakuru. Tukomeje urugendo ni mu masaha ya mu gitondo. Ntuve kuri channel yawe utabanje kumenya, urebe video yose kugeza irangiye. Murakoze turabashoje mwese abakunda ibiganiro byacu ni kuri Umujyojyo Info. Tubibutsa ko ari societe y'ishoramari igizwe n'abantu babyize ahanini barenga 1000 bari hirya no hino mu gihugu. Hanyuma rero hano muhabona amakuru n'inama byose byerekeye ubuhinzi, amagambo yabafasha ibyagutera imbaraga, byose ubisanga hano kuri iyi channel yacu. Kora subscribe hanyuma urebe n'iki kiganiro cyose, ukirebe kuko buri segonda ririmo amagambo yagutera imbaraga bitewe n'umuntu tugiye kuganira. Niba wari utangiye gucika intege uri umuhinzi utunganya umusaruro ukomoka ku buhinzi n'ubworozi, kurikira iki kiganiro cyose uko cyakabaye. Nzi neza ko urakuramo imbaraga zigukomeza, wumve neza ko isuka izagutunga cyangwa se uwo mushinga muto uri gutangira uzagutunga. Hanyuma aho turi uyu munsi mwese murahazi, iyo uri mu modoka ukabwira umuntu ngo ngeze aha naha, ijambo rya mbere ahita gutuma ikintu umuzanira, unzanira iki benshi barahazi. Reka dutangirane nawe, dushobora no n'ubundi reka mperaho ubundi izina Sina Gerard cyangwa Nyirangarama cyangwa urwibutso, ayo mazina ubundi ayanyu nyakuri nayahe, ayaje kuri business nayahe? Duheraho tumara abantu amazina. Murakoze. Amazina yanjye ni Sina Gerard. Amazina ya entreprise yanjye ni Sina Gerard Entreprise Urwibutso kuri Nyirangarama mu karere ka Rulindo, Amajyaruguru y'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Nkaba nishimira umwuga nkora w'ubuhinzi n'ubworozi, kandi nkanishimira no gukomeza kuganira n'urubyiruko mbashishikariza gukunda ubuhinzi n'ubworozi kuko niyo soko y'ubuzima, niyo soko y'ubukungu mu buzima rusange bw'abantu batuye isi bose bariho. Ibihumeka, abahumeka, abariho ubuzima bwiza nuko bahura n'ubuhinzi n'ubworozi. Ikirere iyo kimeze neza ubwatsi bukaboneka n'amatungo amererwa neza. Iyo amatungo amerewe neza nta nzara, ngira ngo n'umuntu nawe bitewe n'icyororo cyangwa yoroye, uvuga yaba ari inka, yaba ari ihene, yaba ari inkoko n'ibindi, byose nabyo biri mu byunganira ubuzima kugira ngo bukomeze. Akaba ari niyo mpamvu uyu mwuga mukora mbyishimiye, nkanishimira n'uburyo nabisemo. Byagera muri kino gihe cya covid byo byabaye akarusho, aho ku isi yose bemeje ko bagena igihe abantu bagomba kuba mu rugo, bagomba kugenda bakagera aho bagarukira. Ariko abakora umwuga w'ubuhinzi byongeye ugenda no mu banyenganda zongera agaciro ku byo twahinze, bagahabwa uburenganzira bwo gukomeza kuzunguruka hirya no hino babigeza ko babikeneye, kuko ni nkenerwa mu bindi. Nk'uko babivuze, agashya gakomoka kuri marakuja
cyangwa se gakomoka ku nkeri, gakomoka ku nanasi, gakomoka kuri karoti, gakomoka ku mizabibu, nako ni intungamubiri kafasha, ntawagakumira cyangwa akazitira. Wahinze kandi ukongera agaciro ubinyuza mu nganda. Urwibutso ni amandazi akomoka ku ifarini ikomoka ku ngano, byose ni ku isuka y'umuhinzi. Nabyo nizo nzira, nabyo umugati uba ukenewe mu buzima. Umugati ntabwo wabura aho bishoboka, ibyo nabyo tukabikora. Akarabo ni biswi, nazo ni izikomoka, hari izikomoka ku bijumba, hari n'izikomoka ku ngano, byose turabihinga, nabyo biri aha ngaha, hanyuma rero tukabinyuza mu ruganda twongeraho agaciro. Ngira ngo nicyo kiganiro tunaganira no gukurikira. Aka ni akarusho gafunze neza, gateguye neza, kugira ngo ku isoko mpuzamahanga dushobore kujyanirana mu biciro, mu mikoreshereze, mu kubikoresha umuntu yiyakira, ariko usanga kanateguye neza nka made in Rwanda. Ibi byose kugira ngo tube dufite ibikomoka ku bitoki bifunze neza muri iyi ambaraje imeze gutya, ni imiyoborere myiza. Natwe tugira intekerezo nk'abanyarwanda, ariko tukagira imiyoborere myiza mu gihugu ituba hafi, igenda inatwereka n'aho tugeze. Iyo ugeze mu ishoramari, RDB urayibona, wajya mu buziranenge, RSB dukorana umunsi ku munsi. Igihugu muri rusange, Minagri iradukurikira, Minicom mu nganda. Njye nta minisiteri n'imwe ntakorana nayo yo mu gihugu cyacu, kandi nazo zikamfasha kubona ibyangombwa bimfasha no kohereza hanze mu mahanga ku isi yose. Ibihugu byinshi ku isi ni ibigerwamo na products zacu dukorera ahangaha mu Rwanda. Nanjye nkumva made in Rwanda nyiyumvamo, kuko iyo ufashe nk'aka kabanga kazenguruka ku isi, akabanga gahingwa n'umunyarwanda ahinga urusenda, umunyarwanda akongera akakanyuza mu nganda yongeramo agaciro n'ikoranabuhanga, hanyuma tukajya ku isoko mpuzamahanga. Ubuki, konfitire, ibyo byose, inzuki nazo ni ibyororwa. Konfitire ituruka ku nkeri. Ibyo byose nanone ni ukongera agaciro ku byo umuntu aba yakoze. Abaduteze amatwi banakurikira ikiganiro, guhinga ni ingenzi, guhinga ni ikintu cyiza, ariko ukagishyiramo ubwenge. Wasanga utabihugukiwe, bisaba amahugurwa ndetse no kujya mu ishuri. Ibyo bintu byatumye nshinga College Fondation Sina Gerard. Iryo ni ishuri riri muri aka karere ka Rulindo kuri Nyirangarama. Harimo ishami ry'ubuhinzi n'ubworozi, n'irindi shami ritunganya ibikomoka ku biribwa n'ubuhinzi, n'andi mashami yandi yajyana. Kuko wahinze, woroye, winjiye muri iyo food processing, ariko ugomba no kwitegura, ugomba no gusa neza nk'umuntu wihagije ku bukungu n'imirire myiza. Akaba ariyo mpamvu dufitemo n'ishami ngira ngo risukura, kuko dufite salon de coiffure, ariko tukagira n'ishami wiga ubona diplome bikazanagufasha mu buzima. Tukagira ishami ridoda. Kudoda nyine ugomba kwambara neza, ntabwo ntegereza ko bizava kure. Made in Rwanda wambaye neza, nabyumva mbirimo ko ngira ishuri kandi nkagira na tori idoda. Umwana wize ahangaha muri College Fondation Sina Gerard ni ugutsinda, aho cyane agatsinda atari amateori gusa na pratique, kuko biba bijyana. Iyo umwana wasohotsemo aba yarangije kwiyumvamo neza, igihe ageze hanze ntabere umuzigo igihugu, ahubwo akabera igisubizo igihugu n'umuryango. Tukagiramo ishami ribaza, ryiga kubaza. Wubatse neza ugomba no kubaza. Ibyo byose atelier yibaza turayifite, kandi no kwiga nabwo tukanabyigisha. Impuguke nyazo nziza zize neza nazo ziba zihari. Ishami ryo kubaka, byose ni bya bindi byongera kubakira ku buhinzi n'ubworozi. Ishami ry'ubwubatsi turarifite, wiga ukabona diplome, hanyuma rero kandi ugakorana n'umuhinzi hafi, kugira ngo umusaruro yawubonye yanagurishije, ariko agomba no gutura heza. Iryo shami turarifite. Tukagira n'ishami ryo gusudira. Ibyo ngibyo no gusudira birajyana, wubaka kandi wubaka ibijyanye n'igihe. Birumvikana ko byasudira bizamo, yaba inzugi cyangwa n'imodoka n'amasharpante, byose babikora. Mekanike, warahinze, urorora, ugira inganda, ugura imodoka.
n'irya mekanike naryo ririmo kugira ngo ejo tutazabura abazikanika, dore ko imodoka ziba zivuye iyo ngiyo imahanga ariko zahagera muri made in Rwanda mu rwego rwo kwigira, ugasanga hari abanyarwanda bize neza nabo bongera bakuzuzanya, kuko kugira ubuzima bwiza ukagira ubukungu burambye bunafite n'imizi nuko hari ibice bya ngombwa bigomba kuzuzanya. Ahangaha hari divayi zikomoka ku mizabibu nagenze amahanga hirya no hino ku isi, ariko nsanga divayi zinyobwa cyane ari izikomoka ku mizabibu. Nza kugerageza ku butaka bw'u Rwanda, ngira n'amahirwe zirankundira zirera. Ubu ngubu divayi aba ari irimo isukari n'idafite isukari, ku bakunzi bazo bafite n'amikoro yo kuzigura, aho ngaho birajyanirana cyane cyane ko bavuga ibyaniranye n'umutima. Icyo divayi zimarira umubiri byose niba byateganijwe kugira ngo wa muhinzi yarahinze abona amafaranga, ariko hariho ibyo atageraho bidakozwe mu kubihindura, kubitaransforoma kugira ngo abibyaze ibyo birimo. Inka, tworora inka, ntabwo tugenda ngo dukurikire ifumbire gusa cyangwa inyama gusa, ahubwo aya mata aratunganywa akajyanwa ku isoko, tugakuramo na foromaje, tugakuramo yawurute, tugakuramo amavuta yo guteka no kwisiga. Ibyo byose ni inyongeragaciro twongera ku cyo twakoze gikomoka ku bworozi, dushaka ka gaciro twongeraho kugira ngo aho kuvanamo amata gusa ngo urayanywerangirije aho, hari n'ibindi nabyo twe tuba tugomba kwikorera, biranakorwa ahangaha kuri Nyirangarama. Ubu tworora inkoko, ariko se ko tugamije gushaka amadovize kugira ngo twongere dufatanye n'abandi bafatanyabikorwa twongera ubukungu mu gihugu cyacu. Icyo cyatumye dukora mayoneze nayo ni ubwo buryo bwo kuvuga ngo gukora export y'inkoko ntibyoroshye nko gukora iya mayoneze aho ari hose. Izo nzira zose tuzijyamo kuko tuba dushakisha icyatuma umuntu agira imibereho myiza, kugira ngo hariya hari ifu, amafu yo akomoka ku bihingwa binyuranye by'abanyarwanda, amasaka, soya, ingano, umuceri, ubunyobwa. Ibyo byose turabikora, tugashyiramo ikoranabuhanga ku buryo umubyeyi wabyaye ati mbonye akanozo ko kuri Nyirangarama kwa Sina Girard kanyunganira mu kugira amashereka ku buryo nyabwo bukwiye, umwana w'umunyarwanda akazamuka atadindi, kandi n'ubundi twifashishije ibyacu made in Rwanda. Ketchup byose mbagerageza mu bikomoka ku buhinzi byose, kuko duhinga n'amatomati, ariko kugurisha amatomati kwibasi ku gitebo gusa si bibi, ariko nanone washoboye kugiramo ubuhanga, ibyo nabyo bikongerera agaciro, bikanatuma na rwa rubyiruko nshishikariza kugira ngo bakurikire, nta kumbwira ngo wabuze igishoro uri ku butaka, ubutaka bw'iwanyu aho wavukiye nawe, kandi uko bungana kose bugomba kukubyarira umusaruro ushyize mu bwenge. Niyo mpamvu ikibazo ngo nahera hehe, uhita utekereza ko mu buhinzi aho uri niyo yaba metero kare zingahe zizongeze kubyarira amahegitari, upfa kubyinjiramo ubifitemo ubushake. Ikindi tujyana n'igihe, nk'iki gihe cya kovide, buri munyarwanda wese cyashishikariza utuye isi wese gukaraba kenshi n'isabune n'akamanzi. Iyo ngiyo yarakozwe ku isoko. Noneho bati igihe uri ku rugendo, hand sanitizer akingenzi ngo gahanga umugenzi yagiye, urakitwaza akagakoresha kanakajyanye, kandi ukagakora ku buryo kajyanye n'igihe, nk'uko mubibona wagira ahantu bati kwihanga uti nakitwaje, icyo ngicyo uba wagikoze, urabona ko kajyanye n'igihe, urugendo ukarukora. Ariko byose ni wa muhinzi nkivuga n'ubworozi, kugira ngo wongeremo agaciro. Nkaba nsaba rero abaduteza amatwi kuvuga ngo ubuhinzi nta kintu kivamo, ni uko bisaba kwinjiramo wese ugiyemo. Icyo nicyo kigora abantu bake, ariko bakwiye kubishyiramo ko uko umuntu atiganyira kujya gufata ifunguro saa sita ku meza, ntihiganyire mu gitondo gushaka icyo gikomoka ku bworozi cyangwa se ubuhinzi. Ni byiza niyo ubigiyemo kandi bishaka no kujyamo
unagamije kuzinjiranamo nta mikoro ahagije. murakoze cyane. Uti ubuyobozi bwiza bushyigikira ibyo dukora bigatera imbere. Hanyuma mwakomoje cyane ku rubyiruko, munaruvugaho cyane, turabizi ko munarukunda. Reka twitse aho ngaho twibaze tutese hari urushaka kujya mu buhinzi n'ibyo, ariko rufite ingingimira, rufite impungenge. Nkahita nibaza ntese Sina Gerard tubona uyu munsi, tubona produit zabaye ubukombe, we mu gutangira wenda hari ingorane yigeze agira mu rugendo rwe rwo gutangira iyi business, tubona ubu twumva ubu yamamaye ahantu hose, ku buryo na wa wundi noneho yabikuramo imbaraga, bimwe mwari muvuze muti bigemo wese niba bigiye. Ngira ngo n'uwo ari we wese yagira ingorane mu bitekerezo, nzatangira ntinzahera he. Izo nizo ngorane abo bandi bagira zitari kuri njyewe, kuko ubuhinzi nabutangiriye iwacu mu mirima y'ababyeyi. Nta ngorane kuko sinagiyemo ngo bankuremo bambuze guhinga. Ugize amahirwe wabona umwana wibwirije guhinga, ahubwo baramfashije. Kumfasha no kungabura neza no kunshishikariza kuntoza guhinga. Ibyo ndabikora. Ndangije nyuma uko ngenda nkura ngera mu bindi bikorwa, ngenda nagura noneho na ya mirimo y'ababyeyi ndongera ndayagura. Nta kwinjira mu buhinzi, niba hari ahantu heza ni mu buhinzi, kuko ntacyo wahinga ngo ukijyane ku isoko gitahane. Nese abantu baba bafunze kongera kurya, ntabwo bibaho. Gusa ni byiza no guhinga nanone imbuto, ibihingwa bikenewe ku isoko n'igihe cyabyo ukamenya nuko bijyanayo. Ikindi ukibanda, iyo nawumvise navuze ubuziranenge, ukihatira isuku, kubahiriza ikintu ukagikora uko gikwiye gukorwa. Niba ari imitobe ni imitobe, niba ari ibisembuye birasembuye, niba ari ikirungo ni ikirungo. Ntabwo wafata akabanga ngo ugasuke koze ko kakaba ibintu biryo uzabishobore, uba warengeje. Kandi n'ubundi umuvuduko urahanirwa. Kandi ni nayo mpamvu buri kintu cyose ugomba kugikora ukagikorana ubushake. Reba nk'ubu navuze nizigama, akandi n'aya mazi nayo se wagize ngo mu bidukikije, mu bikorwa remezo biriho, mu bintu by'ubinyabuzima bavuga ngo amazi ni ubuzima, nayo n'aya ngaya natangiye guhinga mbona amazi atambuka, hako nagize igitsina byihangana kuko nzi ngo amazi ni ubuzima. Icyo bisaba n'iki? Ni uruganda rw'amazi ukayasukura akajya ku isoko agafasha benshi, kandi natwe akadufasha. Icyo ntasimbuka rero, nongere nsubiremo ku bijyanirana no guhangayika no kubura amizero mu buhinzi. Bishakira umwanya uze usure kuri Nyirangarama, kwereka ibintu binyuranye, aho umuntu ahera, uburyo bworoshye bwo gutangirira ku biciriritse. Ntucike intege, ntutekereze ngo ninjyemo nzakuramo iki. Hanyuma icyo cyizere nukijyanamo, niyo mpamvu kenshi mpera ku rubyiruko. Utangira kugera igihe cyo kubazwa umusoro w'igihugu, utangira kugera igihe cyo kubazwa icyo uri cyo, n'ubundi hari n'icyo nawe utangiye kujya winjiza, ugakunda ukabera ababyeyi igisubizo n'igisubizo ku gihugu cyacu. Kuko ubuyobozi bwiza uhereye ku nzego z'ibanze, inyigisho no kurinda ibyagezweho, ngira ngo niho here. Ukuzamuka kugera ku mukuru w'igihugu adushishikariza muzi ukuntu akunda ubuhinzi, ashishikariza abahinzi ntibivanemo ikintu cyo ngo umuhinzi agomba kuba hari umukene. Mpamvu umuhinzi ntabwo ari we wavuga ko warazwe ubukene. Uwarazwe ubukene ni uwanga gukora akazi akajya mu muhanda ashaka iby'ubuntu, uwo nguwo ni we umunyabibazo. Ariko winjiye mu buhinzi ukamenya, ukagisha inama, cyane cyane nko kwegera aho bashobora kuguhugura, turahugura tukanabyigisha, ndetse kugeza ubwo dufata n'abo bana b'abahinzi. Kwiga materineri na pirimeri ni ubuntu, ntabwo muri College Fondation Sina Gerard hishyuza umwana urimo kwiga mu kiburamwaka na pirimeri, kugira ngo natwe dutange indi nkunga ku munyarwanda azamuke nibura nk'uko umukuru w'igihugu yifuza ko buri munyarwanda wese akwiye kuba azi gusoma no kwandika, ibindi bikazamuka. Aho mpereye nanjye entreprise ishobore kugira icyo yatanga umusada wayo kubaka abanyarwanda, bityo nahuza n'abagenzi banjye hirya no hino mu gihugu nabo bagakora gutyo, tugahuza
igihugu cyacu natwe kigahora ku isonga ku isi, umutekano, amahoro, icyizere cyose tukibonamo ko uva umunyarwanda wazenguruka ku isi wiyumvamo nawe ko igihugu cyawe nacyo gifite uko cyubakitse mu rwego rw'ubukungu, mu rwego rw'ubuhinzi, mu rwego rw'indi mirimo yose. N'ubundi ntabwo ubuhinzi ari ko kazi konyine, no kwiga ntabwo wakwiga ubuhinzi n'ubworozi gusa, hari amatekinoloji menshi akeneye kujyaho, hari ikoranabuhanga muri domene nyinshi ziriho, imodoka zirakorwa, indege zirakorwa, izo nganda zifite inganda zindi zizibyara, byose dukeneye abo bantu bose kugira ngo babyige. Ariko nanone wabyiga wagenda no mu kirere ntabwo wibagirwa ibikomoka ku buhinzi mu butaka. Ikiganiro twabivuze tujya gutangira ko kitari buze kuba kirekire cyane, mpise numva mu buhinzi harimo amahirwe menshi. Bintera noneho kwibaza, ntese nyujije amaso muri izi produit hari ibigifite ingorane zo kubonerwa ibyangombwa by'ibanze byo gutunganya bitwita matière première, ku buryo abantu bakirangaye kandi ahubwo bari bafite amahirwe yo guhinga ibyo bizeye ko barahita banabonera isoko. Ibihingwa byose hari ibyera nyine mu turere tunyuranye, nk'uko ibirayi bigera ahantu byera, imboga zikagera ahantu zera, imbuto ndavuga amaronji, indimu, makadamiya, pome, byose ngenda nabihinga. Amahirwe arahari, icy'ingenzi gushishoza, kugisha inama, kumanza gukora ubushakashatsi ukabikora. Niyo mpamvu navuze ngo no kumenya isoko, kuko nk'ibi ngibi byose siko bijya hanze. Za yawurute hanze ni nyinshi, amazi ahari ubuzima hose haba hari amazi, ariko nk'aya kariya kabanga, amadivayi, ako karusho, ako gashya cyane cyane akamara kuja ku isi biba bikenewe hirya no hino. Ikiriho usanga kigomba gukomeza gushyirwamo imbaraga ni uko abantu bamanza bakamenya ko gushora mu buhinzi ari byiza, bakabyemera, kandi bakamenya ko washoye mu buhinzi adapfa kuvanwamo n'ikibonetse cyose. Ntabwo ugomba kugenda avuga ngo ni ibibazo, imvura izagwa, izuba rizaza. Ibyo ni ubuzima busanzwe no mu buzima rusange n'ibindi byose. Niba wemera kwicara mu modoka ukagenda ukajya mu muhanda ari imodoka, iyo ujya gufata fure ntabwo ari wowe ujyayo, ni icyizere ko birakunda, kandi birakunda n'abaduteze amatwi n'abandi bose ni uko babyumva. Hari icyizere cyane kurusha mu buhinzi, bw'aho wahangira imirimo ukabikora ntibizanakubuze no kujya mu bindi. Kandi n'abandi bakora ibindi, yaba inganda zinyuranye cyangwa se indi mirimo yindi inyuranye, bibaye byiza bigashoboka ugashyigikira umuhinzi cyangwa nawe ugashora mu buhinzi, aho ngaho nibwo buzima, nibwo bita gusegasira ubuzima buriho n'ibiriho byose. Aho wenda ndatekereza ko ubuhinzi muri mu bantu babwinjiyemo, twavuga ngo hashize igihe, ntabwo ari vuba. Kandi noneho ntekereza ko no mu gihe cyanyu ahubwo abantu babufataga nk'ikintu utashyiramo amafaranga yawe. Ni iki mwebwe noneho cyabateye gushora imari yanyu mu buhinzi n'ubworozi? Yewe iyo ndebye nanjye iyo nisuzumye nkatekereza, nkunda gushora, nkunda gukora ibyo abandi mbona bataha agaciro. Ibyo bijyaniranye n'uko ntekereza nkareba nk'umuntu w'umukene, nkumva mugirira urukundo, nkamugirira impuhwe, akaba ari we mfasha. Sinjyanirane n'abari mu rwego runuru gusa hejuru ngo hasi singeyo, oya. Niyo mpamvu no muri ubu buhinzi nkora simpinga mu masambu yanjye gusa, ahubwo hari abaturage bariho bakeneye no mu masambu yabo, ari bo ngena nkafata abana babo nkabashyira mu ishuri, kugira ngo nyuma y'imyaka ari bya bindi benshi batinda ngo ntibazabona inyungu vuba. Ariko njye nihangana ko mfata umwana w'umuhinzi agatangira nasari, ari ngewe umwohereje, kandi nkaba mutegereje igihe azaba yarangije university, ni ko hazaza akagira umumaro. Kandi ngira ngo kubaka ibirambye, umuhanga mu kubaka ibirambye abyubaka nk'utazapfa. Iyo ugenekereje ngo ngiye muri ibi n'imyaka nshigaje, aho ntabwo ushobora kubaka ibirambye. Niyo mpamvu gutekereza icyanteye gushora mu buhinzi ni uko nibonamo ko hari ikibazo kimwe kivuga ngo ubukungu bw'igihugu ni iki.
ni abaturage bacyo n'umutungo wabo. Abo baturage rero kuko iyo bavuga 90% ko ari abahinzi, abo nibo ninjiyemo, kandi n'uwo munsi nibo njyana nabo mu binshimisha mu nyungu mbona zikanshimisha, kuvana umuturage uri mu cyiciro cya mbere hamuzamura, tufatanya ko mfite ukuntu mbaragize inka yabyara nkubahiriza umuco nyarwanda, habamo icyo bita kuzitura. Rimwe yanzituriye namuzituriye gutyo yarangiza akazamuka, urugo rwagezemo inka ntawe wifuza kwivamo. Izi mbuto zose ntibazizi, imbuto nkazibahera ubuntu, ahako nzirikana ngo nizerana rwa ruganda y'amashini za Demara, ba veterineri, mfite aba engineer veterineri ni agronome, bakabakurikirana bo babonye akazi. Urwo ruhurirana ava mu cyiciro cya mbere, cya kabiri, cya gatatu, kwinjira mu cya kane. Muri plan yanjye nuko yongera kwinjira mu cya kane ajyaniranye n'umwana we, ko umwana warangije kaminuza, urugo atahamo, urugo arimo ntabwo rwaba rwo muri kindi cyiciro cyose, ko umwana niwe ugura moto, niwe ugura imodoka, niwe ujyana n'amajyambere y'igihugu. Kandi abambere batangiye kubigeraho, aho rero niho numva nungutse nyabyo, yo nungutse kuko mba nungutse abantu nkuguka imiryango, ukazaha akazi abantu bameze neza, bazamutse neza, bakaze neza, ubundi tugakorera igihugu. Kandi intego ya entreprise no kurwanya ubukene. Murakoze cyane, turi kugana ku musozo, ariko umuntu wageze kuri Nyirangarama cyangwa wagize amahirwe yo kugira akanya ko kuganira namwe, hari icyo twumvise cyitwa Gasozi Ndatwa, cyangwa se hari ibikorwa byanyu bitandukanye, wenda muraza kutunyuriramo muri make mubitubwireho, ariko mutubwire by'umwihariko ikijyanye n'ubworozi bw'imbwa. Twumvise koko niba buhari, se kuki bwo mwabugiyemo? Njyewe urugo navukiyemo nasanze mu rugo rw'ababyeyi banjye ayo matungo, imbwa zihari, kandi koko nkabona zigira umumaro nkurikije uburyo burinzi, uko urugo rutavogerwaga uko wiboneye kose. Byangiyemo nanjye aho ndi hose mba numva ntaba mu rugo nanjye rutarimo imbwa. Ariko noneho nsanga kugira ngo umugenzi wawe, umucuti wawe, umuturanyi wawe nawe arabishaka kuyibona, ni ukwinginga, nta nubwo uzi aho wayivana. Byatumye nkora famu yazo ku buryo ntabwo ari izo z'ahangaha kuri Nyangoma cyangwa mu Nyarwanda gusa, mu bazungu bateye imbere nibo bazi agaciro k'imbwa. Ntabwo rero umuzungu akwiye kubaza, iyo dushishikarira abashoramari, umuzungu akwiye kugera mu Rwanda ngo atekereze ngo yabona imbwa hehe bagombe kwinginga gushakisha. Oya, ubwo nyine ni kuri Nyirangarama, kuko no mu kuzi-expose mu mamurikagurisha tuzijyanayo, kandi koko niko bimeze. Kandi reka nazigire nuko nzifitiye n'amafunguro yazo, mbifitiye ubushobozi, kuko ubu bworozi tugira, niba navuze ukuntu amatunda, imizabibu dukoramo divayi n'imitobe, ariko no muri za nka tworora igihe kiragera tugasazura. Ibyo bideje byazo rero ngibyo nibyo biryo by'izo mbwa, zigakura neza, zikurira igihe, zaba ari muri bwa bwoko bwa Belgian cyangwa se andi moko atandukanye, wahireba ukavuga ngo iyi ni imbwa kuko ushobora kundindira urugo. Ibyo rero biri mu byanjyanyemo. Mu gihugu cyacu kuri aeroport ni ahantu hakomeye hizewe, aho niho imbwa ziba zarize, zaratojwe gusaka imizigo, abantu zikora controle y'ibiyobyabwenge, y'ibibujijwe, ko burya niyo zirinda umujura arabujijwe nyine kuza kwiba. Wagera muri Amerika, i Burayi, ibihugu byose nizo zikwakiriza muri controle y'agakapu y'utuntu twose ujyanye. Ibyo binyabwenge se bimeze gutyo, urumva njye nabyirengeshwa gute? Niyo mpamvu mubwira ngo mu byo nshoramo imari, mu byo ntekereza, ibyo nkunda kujya mu bintu bidasanzwe, nibyo numva nishimira. Imbaraga ushyiramo, icyo bisaba kuri njye aba ari igisubizo, ntabwo ibisaba imbaraga, ibisaba igihe ntabwo byungora. Niyo mpamvu mba nibere mu bintu bya innovation, kandi nkanashimishwa nuko nabo iyo abandi bafite ubushakashatsi kureba abantu uko bazamuka, ahangaha yaba akarere, intara, igihugu muri rusange, umukuru w'igihugu muri rusange, bose bangeneye ibihembo bagiye bampemba, bikambera izindi mbaraga zo kurushaho gushoramo. Nagera hanze muri Amerika, igikombe cyaho naracyakiriye mu rwego rwa karite no kuba aricyo nagezeho.
mu Bwongereza nakiriye igikombe cy'uko nagize innovation ku mizabibu, mu Budage maje kwakirayo 2 karite yabyo, ndetse no mu Busuwisi nabwo nagikuyeyo, n'ahandi biracyaza, n'ahangaha mu Rwanda biracyaza. Ibyo byose nabyo ni motivation y'abantu bakuru, abahanga, abanyabwenge bagenda bashishikariza abatuye isi, kandi nanjye natangiye kubihemba. Nanjye abo mbona bafite inzira nziza, abo nigishije, abo bafatanyabikorwa mfite bose nanjye bitwara neza, nanjye nkabona bafite inzira nyayo, kuko mba nzi ngo bazagira umumaro, bahumarira abandi, nanjye ndahemba. Hari umuco nasanze ku bazungu, iyo basanze hari product ikorerwa mu gihugu cyabo igakorwa n'abaturage babo, iyo ngiyo n'igiciro baracyongera kugira ngo babone uko bashyigikira wa muturage, wa munyagihugu ukora bya biduha agaciro ku bintu by'iwabo. Ngiye iby'ubuhinzi rero abaduteze amatwi, ubuhinzi ni ingirakamaro kandi bukozwe neza, buteguwe neza. Hanyuma gukurikirana, iyo umuntu ari umushoramari iteka barebaho igicuruzwa cye kiri cyangwa cyageze cyangwa ku rindi soko, ku yindi ntera. Iyo harimo nk'inama ikomeye mu gihugu cyangwa se inama mpuzamahanga, wenda harimo uruhare rw'abanyarwanda, mukabona produit yanyu nko ku meza y'abanyacyubahiro, mwiyumva mute? Uko mbyumva ndavuga ngo Mana warakoze, nkishimira ko nanjye hari agaciro, hari akamaro nanjye mariye isi, aho mbona ibinkomokaho bikomoka mu bwenge bwanjye, nanjye byageze ku babyeyi, byageze ku bayobozi bakuru, bimpa gukomeza gutekereza, nshishikariza urubyiruko ngo ntibagacike intege, baze bagere ikirenge mu cyacu twe twababanjirije, maze nabo bazahore ku isonga muri izo nama, babonekemo bagiremo ijambo, n'igihugu cyacu muri rusange kibe ku isonga ko gifite abaturage basobanutse kandi bumva n'inama z'imiyoborere myiza duhora tugira. Ejo bundi His Excellency yakira nyakubahwa perezida wa Tanzania, mwarayibonye yasirikiye? Narayibonye, se nakubwira, hari uvuga ngo naraye ntasinziriye, ahubwo nasinziriye neza kurusha, rwose nasinziriye neza kurusha. avuga ngo Imana ishimwe, abanyarwanda bose tubana bashyigikira mu byo dufite, ndabashimira, kugira ngo bariya bagenzi cyangwa inshuti bose bavuga bati kuri Nyirangarama turahagara tugire icyo tubafata, bariya nibo batuma ndyama nkerewe kandi nkanazinduka, kugira ngo batahagera icyizere bamfitiye bakagira icyo babura, hakomeza kubungabunga ibiriho, nubwo nyine igicu, ikirere cyangwa ibintu biri sezoniye, ibintu byera bikurikije ibihe bitandukanye by'igihugu, hari ubwo usanga hari indi myumvire nyine tugishyira mu baturage kugira ngo bashobore gukanguka guhinga imbuto izi n'izi, usanga batarabyumva neza, ariko kwigisha no kwiga nicyo bimara, nabyo tubifitiye icyizere. Ariko niyo mpamvu mvuga nti aho uteze amatwi yaba ari hose, akabanga ntikakabure ku meza, ak'ingenzi ntikakabure mu biganza byawe no mu rugendo urimo, n'ibindi n'ibindi. Nabashimira, ariko wenda navuga nti niba hari ikindi mwumva wenda tutababajije, ariko mwumva twabwira abanyarwanda, twabwira abantu bashaka kujya mu buhinzi n'ubworozi cyangwa se baburimo, bashaka kujya gutunganya ibibukomokaho, bashaka guhinga ibyo bazabonera isoko, umwanya n'undi. Umwanya navuga cyane cyane nk'uko mudushimiye, njye by'umwihariko ndashimira itangazamakuru ryiza ryo mu Rwanda ndetse n'itangazamakuru ryo ku isi yose, uburyo tubana, twuzuzanya, dukorana. Ibyo byose mvumbura kugira ngo bizajye ku isoko, ni uko nanone mbifashwamo n'itangazamakuru ryiza rimenya aho ibyiza biri, bakatuba hafi, bakabitangaza, bigatuma isi yose ibimenya. Kuko niba tugurisha online nyine, kugira ngo iyo online banayishake banabimenye, ni uko itangazamakuru naryo ribivuga, yego turanandika, n'abandi bakora za research baba babibona, ariko nanabonaho n'umwanya wo kubivuga. we sina Rwanda we rwa, aho ngaho hageze, waba uri mu Rwanda, waba uri ku isi yose, kora komanda akabanga kakugeraho, agashya kakugeraho, product zose zikorerwa hano kuri Nyirangarama zikakugeraho.
byumvikana rero nibyo nabashishikariza ari abikorera abakora bizinesi abandi baba mu bintu byose kujyana n'igihe. Covid yaje yafunze imiryango ariko yo kudufunga wese yafunga tukamenya ubwo buryo nanone dushobora kugenda. Ibintu bigenda mu bwato, bigenda mu makamyo, bigenda mu ndege, ariko ukaba uzi ko gukomanda online hari byo. Ikindi nashishikariza mu banyarwanda n'abandi bose ku isi yose ni uko aho uri hari icyo utekereza, ariko by'umwihariko njye mu myuga n'imirimo nkunda gukora. Urabona iyo ugeze kuri Nyirangarama ukumva mu nda hari ikintu ushaka gushyiramo, nyamara n'imodoka ikuzanye hari icyo ikeneye gushyiramo. Niyo mpamvu hari iriya CGP ni sitasiyo yacu, nayo iyo modoka nayo iba ikeneye kugira icyo wongeramo. Hanyuma wakumva unaniwe, ufite umunaniro utumva udasobanutse wenda ushidikanyaho, Lifeline ni ivuriro ryacu riri aha ngaha. Iri vuriro rifite ubushobozi bwo gukora amasaha 24 dogiteri aba ahari, kuko niyo ntego n'umudahangarwa. Ntabwo dufunga, hahinduranya abakozi cyangwa se bigafunga kubera nk'ibi bihe bidasanzwe, ariko mu nganda ntabwo zijya zifunga. Izo nganda nizo niyo mirimo ihoraho. Niyo mpamvu nk'iri vuriro rifatiye runini muri twese, ntabwo ari irya entreprise gusa, nibyo bahanyura bose, ariko by'umwihariko gufata neza abakozi. Nabatekereje ngo uri mu ruganda urimo gukora abakozi bakora amanywa nijoro, ariko hagize ikintu kikutungura, yaba impanuka cyangwa icyo ari cyose, ukajya ku ivuriro. Uzi ko nijoro abantu bakunda kurwara iryinyo, umenya akunda gufatana nijoro. Twahazanye imashini y'igisubizo ku banyarwanda ijyaniranye n'iki gihe tugezemo. Ntabwo ari ukugenda ngo iryinyo ryandiye ngo bagiye kuri koroya barafotora, basanga ari ukuryoza bakoza, basanga ari ukurihoma bakarihoma, ari ngombwa bibaye ngombwa ko barikura cyangwa se bagira uburyo baho barigeza. Nanjye naremeye, kandi ngira ngo abantu benshi ku menyo nyine kugira ngo ube munoza wabyo ntabwo byoroshye. Farumasi irahari ibamo imiti yose nk'iyo mubona i Kigali. Aho icyo cyose icyo mbikorera ni uko icyaro cy'umurwa mukuru hameze neza, niryo terambere ry'igihugu. DHL irakora ubu ngubu uri muri Amerika, niho mvuga kuri China, Burusiya n'ahandi. Wohereje ubutumwa hano ushobora kubwohereza uri hano, ikabutwara ikabujyana, cyangwa ukaza kubwakirira aha ngaha. Beka ni igisubizo. Ubwo bukungu bushingira ku amafaranga aboneka muri ibyo byose hano, Beka ibiri aho ngaho iradufasha mu gihe icyo ari cyo cyose operasiyo ziboneka. Yaba na Equity, Bank Populaire barahari. Kumva uri aha ngaha bashobora kujya kuruta izo zawe sinyoni aha ngaha zirakora. MoneyGram irahari. Byose ni ukugira ngo twiyumvemo neza ko muri aka karere nta kintu, natwe mu rwego rwo kwiyubaka. Ntabwo wavuga ngo ni 100%, kuko no mu gihugu hari ibyo dukenera hanze, n'ibindi bihugu bigenda byose byuzuzanya, ariko ibyo duharanira ni kwigira akaba ari nabwo bwa bukungu bw'abanyarwanda. Tukaba dushishikariza rero abatwumva ko badushakira umwanya bakaza kudusura. Urwo ni urugendwa, mbane n'abaturanyi gute, mbanire n'igihugu gute, ibyo ngomba kubahiriza mbyubahirize gute. Ibyo nabyo mwaje hano iyo twabonye abashyitsi badufasha kutwereka aho tutarabona neza, nabo bakongera akabona aho twabonye neza. Ngiryo izamuka ry'abanyarwanda twese hamwe mu buzima. Nk'ishuri College Fondation Sina Gerard twubatsemo kiliziya kugira ngo abana bya myuga yose bayige, ariko mu kujya kubishyira mu bikorwa usanga ari umuntu w'umukristo uzi Imana, agukorere byiza, atakora agamije kumuha amafaranga we ntacyo yaguhaye. Uwo mutima wugire, uzabona umunyarwanda wujuje indangagaciro za kinyarwanda z'umunyarwanda, indangagaciro z'umukristo za kiliziya. Genda umukatolika nabatijwe ndi umwana, nasanze ababyeyi ari abakristo, ariko nanjye nshimira ko uko narezwe, kandi nk'umunyarwanda nkaburererwa mu miryango y'abandi y'abavandimwe, tukabanana n'abandi.
none umunsi tukaba dusangira amakuru n'ubuzima bwa buri munsi, abagenzi banyuranye hirya no hino. Nshimira Imana ko niyo mpamvu ishuri nifuje ko umwana atsinda 100%, ariko atatsinda mu bintu bya tekinike gusa, ahubwo agire n'uko umutima, roho nayo yubakwa, kumva afite roho nzima. Murakoze, turabashimira. Ne abadukurikiye n'ubundi aha noneho turi nk'uko mubibona, benshi murabona imbwa ni kwa Sina Gerard, benshi murahazi kuri Nyirangarama, hakorerwa ubworozi butandukanye n'ubuhinzi butandukanye. Uyu munsi rero kuri iyi saha murabona turi ahantu bororera imbwa. Tudatinze rero dufite ibibazo bitandukanye by'amatsiko namwe mufite, tugira ngo tubabarize kandi musubizwe. Reka tuvugane n'umuntu ubishinzwe hanyuma dushire ayo matsiko. Amakuru umusore meza cyane. Natubwira amazina yanyu nayahe? Nitwa Kizimana Claver. Claver, hari ibintu bitamenyerewe. Umuntu yari gutambuka ahita ku ifamu y'inka, ahita ahantu hari ihene nyinshi, ahari intama. Ubu bworozi bwo mwebwe mubwita ngo iki, mubisobanura gute? Uko uhita ku bworozi bw'intama, inka, ihene, ubu ngubu nge mfite. Watangiye kwita kuri ubu bworozi ryari? Donc experience yanyu ni iyihe? Natangiye mu bworozi hano muri 2006 kugeza n'uyu munsi. Imibanire yawe n'ubu bworozi mubana mute? Benshi turatinya umuntu ashobora kuza ntarenge hari hakurya, wowe noneho twinjize neza muri ubu bworozi, ubukora ute, mumenyerana mute? Uko ugenda ubworora mutangirana ari butoya bugakura uri kumwe nabwo, uko bugenda bukura nawe uri kumwe nabwo burakumenyera, mwese mbese ibyo mukoze byose mugakora bimwe, haba ukuba nuko uvugayo biri mu kubyumva, nuko itasobora kugusubiza, ariko yo ica amarenga. Guca amarenga kwayo rero niba inyubaha, nanjye iyo haje umuntu ngashaka kwimwubaha ndayitegeka ikabyumva. Icyo ni ikibazo nyine gikomeye benshi tudahise twumva. Kuki imbwa itarya nyirayo cyangwa itarya umuntu uyitaho nka gutyo? Ntabwo yarya shebuja, kubera ko aba yikorera buri kimwe cyose, kandi niba yizanira ibiryo akayigaburira ikamenya ko buri gitondo isaha yagenewe igomba kuriraho, akabiyizanira, akavuga ngo azajya nayoza, ikintu cyose akagikora nk'uko nawe uba ufite umwana ukamwitaho, nawe ukabigeranya nayo. Niba mubana ibihe byose ukayitaho gutyo, nta mpamvu yo kuba yakora ibyo udashaka. Ubu ngubu nshobora kuza nkazana amafaranga cyangwa nkazana iki muri izi ziri hano, ukampa imwe nkayitwara ikajya inyumvira? Ubifashijwemo nanjye. Niba utwaye inkuru nka gutya, dushobora kujyana nkahamara nk'iminsi 3 iwawe, nkaba nayikumenyeza nkavayo ikumenyereye nawe ikagufata nk'ukuntu yamfataga. Ariko ubundi twe dutanga ibibwana bikiri bito kugira ngo bikurire iwawe, nawe ubihe bwa bumenyi nk'ubwo nanjye nabihaye bikiri bito, bikure bikuze. Muri iyo minsi 3 waba ukora iki kugira ngo uyimenyereze? Muri iyo minsi 3 icyo naba nkora, naba ndimo kuyikumenyeza nabi iwawe mu rugo. Njyewe niba nyizanye ndakubwira ni nkegera nka gutya turi kumwe, ubundi nayo nkayizana, uko nkwegera duhuza umwuka nayo. Muri iyo minsi 3 ijya kugera ikwibonamo nk'uko imbona. Niba mvuga nti ngwino uri hano, nawe ushobora kuvuga ngo ngwino, kubera ko twahuje. Ariko undi wo ku ruhande yaje ntabwo ibikora, ntabwo imwumva, ishobora kujya kumufata nawe ukayibuza nk'iyawe, ukavuga nti toka, ikabireka. Ni ukuvuga ngo isano iri hagati y'imbwa na shebuja ni iyihe? Isano ihari iri hafi cyane, nuko nakubwiye ni iyo ubanye nazo igihe, uko muba mufitanye igihe mubana nazo, uri kumwe nazo, mugera aho ngaho mwese, sinzi uko nabivuga, ariko mugera mu kamera kimwe. Hanyuma bitumwe nibaza, imbwa ishobora kukurakarira nkawe uyitaho? Bijya bibaho irakurakarira. Hari igihe zijya mu igobe, sinzi igobe nimba urimo kumva ibyo ari byo, zishaka guhura
ngo bese ni nk'agakungu. ni nk'agakungu. Noneho iyo igiranye agakungu n'indi iri mu igobe n'iyindi mbwa, nge nkahahinguka nkaba nabishaka, nashaka ko zihura, nashaka kuyikuraho ku ngufu, ijya kumfata, ariko uko yamfata siko yafata weho. Uwo hahingutse zahita zigushwanyaguza, ariko ngewe niyo yamfata rimwe igahita indekura, kandi nabyo ukabona ko imeze nk'insabye imbabazi. Irabikora. Hari imbwa zigira umuco ndetse wavuga ngo iranumva nko ku muntu bimenyereye. Uyitoza gute ubwo bumenyi ku buryo wayibwira ngo icara ikamenya ko ari ukwicara? Muzitozamo uyifata ikiri ntoya, ugashaka ibiryo byayo, cyane cyane imbwa iganisha mu mirire ku biryo byayo. Niyo ufashe uturyo twayo ukayihamagara mu izina, yarangiza kuza yakugeraho, ukayereka uturyo, niba ari uturyo nka 5 wenda nk'utunyama 5, urayihamagara mu izina, yakureba ukayiha akanyama ikakarya ko kamwe. Noneho ikariye iguma itegereje, iri kuvuga ngo buriya ashobora kuma n'akandi, kagikureba ku mutwe murebana gutya. Noneho nawe ukongera ukijijisha ukareba hirya, ukongera ukayihamagara muri rya zina. Wahamagara muri rya zina nanone ikakureba, ikabona uri kureba hirya, na ndetse hari igihe yimura n'ibyicaro ikayicara ku ruhande hirya ngo ikunde nawe kureba urimo kureba. Mwarebana nanone ukongera ukayihereza. Iyo uyihereje 2 3 imenyera izina ryayo, ikaba yamenyera n'ibyo wajya uyisaba, kuko niba uyihamagaye ihitiza igahagarara ngaho ngaho gutyo, twa turyo ibitegereje kutubona, ukayibwira ngo icara, ukayifata ku mugongo ukayibwira ngo icara, ikicara. Ni ibyo ngibyo, nuko tuzitoza, nta bindi. Ubumenyi ufite muri ubu bworozi cyangwa se muri ubwo buhanga bwose ufite ubukomora he? Wihangiye umurimo, ibi tuvuga ngo ni ukwihangira umurimo cyangwa hari inkomoko nyine bikurimo biri mu maraso? Ubumenyi mfite ni, urabona naje gukora hano muri entreprise Urwibutso, barangije baranyohereza njya kubimugura Uganda. Mvuye Uganda nahamaze nk'amezi 3 ndi kubyiga. Ubwo bumenyi niho nabukuye, ariko noherejwe na entreprise Urwibutso. Mu ishuri mwigaga iki? Ni ibyo ngibyo gusa, nk'ibyo nakubwiye, kuza mbese kuzimenyeza, ukazitoza uburere nazo, ukaba wana nk'ubu kuturi kumwe, wizinde bazanakuriye. Nari hano ni waza ngo uhagarare hano zakurya, ariko urabona zirimo kuza zikakunyuraho, zikabona mbese ko turi kimwe, nta kibazo. Ariko zitaratojwe ubwo burere nk'ubwo nanjye, ubwo bumenyi nk'ubwo nagiye kwiga nanjye aho ngaho, ubuziba zakwatatse. Kuva ugeze hano mu maso yawe hamaze gucamo imbwa zingahe? Niba izaciyemo zigurishwa cyangwa izo nabonye gutya? Izaciyemo zigurishwa cyangwa se donc izororewe hano? Izororewe hano zagurishijwe ni nka 1 miliyoni n'igice. Imbwa se ifite isoko ringana gutya? Ni nka 1 miliyoni n'igice zagurishijwe, kuko igitabo cyaruzuye. Fata icya 2 kiruzura, icya 3 kiruzura, nawe reba uko igitabo kimeze, wandika uhera kuri nimero ya mbere ukageza kuri nimero 100 ukongera. Boss yahoza tubwira tukabifata nk'urwenya nk'iki, isoko rinini se abantu benshi ubona baza guhaha nawe? Hano haza guhaha abantu benshi, haza abazungu bavuye hanze, haza abanyarwanda bangaba bakomakomeye bitwa ko ari abakire, ndetse n'uworoheje, kuko hano niba dufite imbwa guhera ku 500 nka Asian Shepherd iriya iri kubona iri gutambika, n'ikibwana cyayo ni 500. Belgium n'iyi ngiyi ikibwana cyayo tukigurisha 300. Noneho hariho n'indi utasanze hano ya roko, za roko zivanze, nibigura 100,000. Ba baturage ba Rubavu Ruto nabo baraza bakigura izo ngizo zigura 100, kuko ariyo mafaranga baba bafite. Tugira mbese z'abantu bafite akisumbuye agafaranga, tukagira n'abafite akaringaniye za 200 nazo ziri roko ya Belge, tukagira n'iz'ijana z'aba abandi baciriritse. Ubwo buri wese abyibonamo.
mu kubyibonamo kwabo rero niko bajya baza bakagura ugasanga n'imibare murimo kubara ngo hamaze kugurwa zingahe iri kugenda yiyongera. Muri uko kwiga no mu kazi hano ni iki kintu cyaguteye ubwoba wabonye muri aka kazi? Ikintu cyanteye ubwoba ni rimwe, hari imbwa itari hano yandiye. Twayizanye ari inkuru ikuze, njye wagiye kuyifata turayizana iramenyera, nyangije kumenyera nka bya bindi twavugaga, haza zijya kujya mu gakungu, ndayibuza, nyibujije iti mfata, turagundagurana. Icyo gihe nibwo bwa mbere nariwe n'imbwa, nibwo bwoba nagize kuva uwo munsi, ariko niyo ya mbere yandiye. Waravuze uti burya kakazi kakazi kabamo byinshi. Icyo gihe byagenze bitse? Warivuje? Narivuje baramvura ndakira, banyitayeho bihagije, ibishoboka byose barabinkoreye, ndivuza ndakira, nta kibazo ufite. Ni iki noneho giteye amatsiko wavuga wabonye muri ubu bworozi? Ikintu giteye amatsiko nabonye kuri ku bworozi bw'imbwa ni iki, nuko mbese uko ugenda uzigera gutya nazo niko zikumenyekanisha. Nk'ubu umuntu akamenyekana kubera zo. Niba umuzungu uvuye muri Amerika aje hano kuzigura akaza kangeraho, mbamenyekanye kuko yageze hano aramfotora akavuga ngo atuye nguyu ni wa wundi uzikoramo. Ako kantu karanejeje. Ntabwo tuza kurambirana, turi hafi gusoza. Ni amoko ongera utunyuriremo ku moko y'imbwa zikunze kuboneka hano mu Rwanda, cyangwa se uhere kuzo mufite hano? Amoko y'imbwa kanumere kuzacu tufite hano, tufite Belgian ariyo German Shepherd. Wenda wajya ugerageza no kuvuga itandukaniro ziba zifitanye. Tugira Belgian ni inka zimwe ziriya polisi ikoresha, isaka icunga ku mutekano, mbese zira za Belgian ari nazo ngizo hirya, nizo ziriya. Tukagira na Solid Black German Shepherd, arizo iriya y'umukara urimo kubona, irimo kureba hano ibyoya byinshi. Noneho tukagira na Asian Shepherd ni ya indi wabonaga hano kinini urimo kuvuga ngo ni cyiza cyari kiri hano kugira. Ese ko zagiye ubwo ntuzibura? Oya. Hanyuma tukagira na Chihuahua kwa Maltese, twa tundi dutoya mwabonyemo ataraka ngaka, hari utundi dutoya muraza kujya hara muraza kutubona nimugira, ariko karimo kari umweru dedede. Utwo ngutwo turatugira. Twarangiza tukagiramo na roko, zira zivanze, iri nka Belge kabivanze n'indi sanzwe, nazo turazigira hano. Urugero ngiyo iri yinjiye, iri kumwe na kakandi nako nakabonyeyo. Ngayo moko tugira, ariko tugira n'indi nasize indi ya Boaberi, imwe ya indi yanyuriraga Bogota Boaberi tugira ni iyi ngiyi Bogota iyi niyo Boaberi. Iyi niyo tugira hano. Kukurira se n'ubushake bwayo cyangwa urayifata urayibisaba? Ni kwa kundi ugira ushaka kwa kundi ushaka ngo bagufotore nayo, urayibwira ikaza irabikora, irabimenyereye. Nizo na sheepdog, iyo ngiyo iryamye hasi, imwe mwari mwakunze. Nayo moko tugira, ariko hariho nandi moko menshi njewe nzi, za Kitbull, za Rottweiler, za Labrador. Usibye ko izo zose nazo nubwo zitari hano twarazitumye, nazo mu minsi mike tuzaba tuzifite hano. Hanyuma wenda reka dusoreze kukororoka kwazo. Icyororo mu gikurahe, ese iyo imbwa igiye kubwagura umuntu aba asabwa iki? Donc ndavuga kuzitaho. Iyo imbwa igiye kubwagura hano muri zingizi dufite, ibifita mbere na mbere ibifita ahabugenewe ho kubwagurira.
nk'uko wa muganga nk'uko bavuga ngo materinite wiki natwe tuba dufite ahantu igomba kubwagurira hateguye, hari ibiringiti hashashe, haba hari ibiringiti, hariho ndetse n'ishuka yo kujyaho hasi kugira ngo ibwagureho ibyo bibwana, mu mpande tugashyiraho ibiringiti kugira ngo itagira ikibazo. Ibyo byose ziba zibifite hariya. hanyuma hari ibyo kurya bidasanzwe ubwo muhita mutegura? Niba yaryaga inyama gutya, iyo ibwaguye tuyizanira amata, hariho n'ibindi biryo bya korokete bimeze nk'amabiswi turiye nabyo biyigeraho. Ibyo byose ni ibigomba kuboneka n'ibigiye kubwagura. Hanyuma ngiye gusoreza ku kibazo, ngiye kukubaza nk'inzobere cyangwa se nk'umuntu birambyemo. Uyu munsi umuntu uri kureba iyi video atunze imbwa, niki agomba kwitondera? Atunze imbwa mu rugo rwe, niki agomba kwitondera? Umuntu ufite imbwa uwo ari we wese uyifite, ikintu agomba kwitondera ku mbwa, iyi mbwa irimo kurya, kirazira kikaziririzwa kuza ugakora ku isahane yayo. Icyo kintu kirazira, ukozeho niyo waba uri shobuja irakurya. Ndumva ari icyo nababwira gikaze, ni icyo ngicyo. Ubonye se biterwa n'iki? Imbwa zanga agasuzuguro. Imbwa yanga agasuzuguro pe. Ntabwo yayikorera ku isahane, nta nubwo nindi zahurira ku isahane. Igomba gucunga ya yindi itareba igakoraho ikagenda, nindi kazi igakoraho ikagenda, ariko nizihuriremo. Iyo zihuriyemo zirarwana, nawe we iyo ushoyemo intoki zirayifata. None weho kuzigaburira izi zingana gutya zose ubwo? Njyewe zaramenyeye, narabizitoje kugira ngo zitarwana. Iyo nzanye ibiryo nanjye sinkoraho, ariko ndabizana ngatereka hariya zikarya, zikagenda, imwe ikoraho n'indi ikoraho zikagenda. Hanyuma turasoje, ariko niba hari nk'akantu ntakubajije ariko uvuga utaka kantu ni ingenzi nakabwira abantu, nta kibazo wakavuga? Akantu navuga akantu katubangamira muri ubu bworozi, nje niko navuga, ni indwara. Imbwa zikunze kurwara, hari indwara yaje ya parvovirus, iriya ndwara irazifata. Nk'ubu ngubu imbwa ishobora kubwagura ibibwana 10. Ibyo bibwana 10 byajya igakuza ibibwana 2. Nabyo habaye imiti kubivura kandi biragorana kuvura iyo ndwara. Na n'ubu muri iki gihugu cyacu nta muti turabona wayo. Nugushakisha tukaremarema imiti tubonye tugatera iyo twagira, mbese no kuvuga ngo mana mfasha, nta muti nyawo wo kuvura parvo dufite muri kino gihugu, kandi sinjye ngenyine ngenda mbaza n'abandi. Urakoze cyane kukomoza kuri ako kantu. Mu kiganiro cyacu tuba tugamije kwigisha no gusobanurira abantu bakamenya ibijya mbere mu byo bakora. Hano kwa Sina Gerard, noneho wenda umuntu urareba iyi video ashobora no kuba afite imbwa atazi n'ibyabaye. Iyo ndwara ifatite ibimeze ite, kugira ngo niba ari kubona ibimenyetso bike cyangwa ikibazo hatavuga ati wa muntu bizi neza yarabivuze, ishobora kuba ari indwara. Iyo ndwara ukuntu ifata, ubu ufite ibibwana byawe biri kurya nta kibazo. Urabona ibibwana niba ugabuye guhera kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu ukageza kuwa mbere, nanone birya neza. Umunsi ubumwe wazigaburira ukabona zanze kurya, zakwanga kurya nyuma y'isaha imwe yonyine, ukabona idahiswe iraruka, ukabona bitangiye kuruka. Iyo bitangiye kuruka iyo ndwara kwanza iba yarangije kuzifata. Iyo kirutse cyangwa kitaruka kigahitwa, ibintu nibi ubwo kiba cyafashwe. Icyo gihe niba ubonye bibaye gutyo bigita, niba uyigaburiye ikanga kurya, menya ko ya ndwara yatatse nta yindi ni parvo. Tutangira gushakisha ya miti tudafite, nabwo dupfa gushakisha tugatera tukagwaho ukabona irakize, mbese nukugwaho nawo dufite. Nukuvanga tukajya hana tugafata uwahariya n'uwahariya tukavanga, twagira Imana tukarokora nk'ebyiri, ubwo izindi nk'umunani zikaducika. Wenda icyo ni icyorezo nakaje, ariko ndatekereza ko hano mu busanzwe hava imbwa zimeze neza. Hano zivaho zimeze neza, kuko ngewe narangije gusobanukirwa icyo cyorezo, ndagerageza nubwo atari bitaba 100% kuko iyo ndwara irakaze, ariko izo ndokora nizo nyinshi. Nta waza ngo aburi ikibwana hano, kandi kimeze neza cyiza cyane.
nabereka nimunagira ikibwana wavuga ko ari ikibwana. urakoze cyane. Namwe murakumenya ngo ntabwo ari injira, reka njya mutegereze twinjirane. Buryo nta chance agarira iri hanze. Ubuje ukamfata hiya kurya. ariko reka ijya kubwira igenda Byose nawe wambaye nenoza wavuga ko iyo yavuye mu kazi. Iyi ni waza munamubere munansuhuza. Cyane twavugaga ngo abantu baciye gusohokana. Ndi kumwe n'imbwa nta wansuhuza. Yo ayo mabwiriza yahise yumva. Birabizi nibyo tuvuga ubu. Nikundira ko yumva. Kabisa. Iyo ariyo yose iri hano fashe sheni, urabona subona muri izi zose fashe sheni, nambika sheni buri imwe, izindi nkazibwira zikajya mu nzu, ngafata sheni kuri imwe gutya nkayiza. Iyo ariyo yose yakurya turi kumwe ntabwo wanyegeye. Ubwo ihita waba undi mugira gutya umezemo uturutse hano urimo kwirukanka uri muri siporo zakurya. igaragaza ahantu view ni ukuvuga uburyo ukaba umukuru wa Rwanda Shop bakati kugaragaza hari utundi turyamye duto. Niba bashaka ngo tuzifate neza baraza gukora. Urimo kurwana niyo yorukara n'imwigobe iriya niyo ntoya irimo. ihita yiyumvamo ko buryo utazagenda ugira ikibwana ntabwo wakirira iyi ngiyi. Iyi ngiyi kwicirira bigusaba ngo ube kumwe. Ngende nyikumenye atari ibyo ntabwo ube yakumenyera. kuzifata ziri hano hanze iminota ibiri ntishobora niyo yahura n'ikintu cyo kurya ntiyagifata. Niyo giteke ariho bayitumye. Aha tugenda urebe uyu n'uyu. Iyi urayibwira uti ninjyaza ujya usuhuza zikaguha umukono. Ni hehe kure ashobora kugera? Ni hehe kure umuntu yagarukira?
Urabaza izo mbwa ko ndi kuzikurura kuki uri kuzizana ino simbwa irandira aha ngaha aho ni sawa rwose baraziranye hasi iyi ni kibeti yapfuye yabaga ingana n'intare amagi irayarya ukagira ngo inkoko ntiyigeze utera ewana neza ikora imena ikaryamo ibyishimo ahitwa topsi irimo akiyo kabisa ni nziza kweli iyo ni nziza reka da nuko mwayiciye umuriro birimo kujijisha ikabageraho iyo uvuze ngo navuze n'iryo jambo ikatuba yabikora ubundi wowe uri kwishotorera iki uzi ko hari sinanashobora kuvuga niyo wayifata ukagera gutya biba birangiye ureba akabwa ntakunda we kariya gatoya umva ako gatoya kariya gatoya njye niko natwara ahubwo aka ni agashiwawa ni agashipu dogi aka ni agashiwawa ahubwo ko hirya kameze nk'intama ingerageza uri kwifotomya koko